ihangane shiri ihangane araza kugaruka ngo ceceka rero ngo ceceka Emi ceceka araza kuza mu kanya turamuhamagara tugiye gushaka nimero ye numva amakuru baswanyu ngo akora ibintu bitemewe nibyo impamvu icyo ngibyo rero ndabona harimo amazi menshi ntabwo haburametse ngiriwe yego muraho yego makuru se turakomeye njye nitwa Diane bari bambwiye ngo muri kino gipangu ngo harimo inzu yo gukodesha amazi arahari mabuja ariko bose nyine nuko ataranga abona mu kanya ariko araje inzu imwe se kodesha nkangahe bifite ibyumba bingahe kasa sinkubeshe nyine hano urabizi bose amazu yaba yihagazeho bose ntago yabara wenda nko guca 30,000 urabona hano ni mu mujyi nawe urabibona boss wawe yagiye hehe bose wanjye yaragiye mu ka meeting hano hirya mukanyarabaje afite akazi nyine bose no umuyobozi ubanza sinzi arambwira afite akazi ntago nzi ukuntu bimeze aho uragenda buri kanya se bose nka nimugoroba bahari ndetse no mu gitondo je na 12 turabyuka bahari mbese ubwo ni mu gitondo na nimugoroba se kute wabana n'umuntu utazi icyo akora bose ngiye kwapfa kumpemba neza naje kumubaza akazi akora ese mabuja yuzuye se byibuze nkore kuri bose nyine ahitaza amafaranga ntabwo ari menshi cyane ariko nanone inzu turayikeneye ahubwo nashaka kumenya bose wanyu nyine si umuntu yamutegereza wanjye wanamutegereza ntacyo bitwaye ku buryo wenda yagenda nk'isaha ukaba wavuga ngo wakora aka kazi bose siko agomba kugaruka akanasanga mpishije karyo gasubira mu kazi uragenda bose ariko gusa nyine rimwe na rimwe abahari nko mu ka weekend abahari akora akahe kazi nyine cyangora kumenya akazi akora cyangora rwose ariko naho ubundi se amazu ari kubura cyane ntabwo naba nyibonye hano ngo myiteshe ahubwo ugira amahirwe uzi boss ukuntu kubona inzu ye biba bigoye gusa boss we n'amezi 2 ntiyanakwishyuza ashyiramo imiyaga birenze wallahi gute se boss afite ifaranga ntago ari ryo yirikwaho afite amafaranga boss afite amafaranga usakora iki boss akaza akora urakaza ako mabuja ibyo ngibyo nta nubwo wakabimbaye none se niba ngiye kuza kuba hano urumva nzajya umuriro amazi umuntu tuganira ndumva rero twamenyanye simubeshye rero gusa nyine reka nze nkuzanira agatebe ndaje nkubwire tube tunaganira oya ntacyo ndategereza kuko nshakira sawa mabuja
Emi bite ubabaye ese mama ejo kuva ejo naramubaza kandi nanjye kumureba njya kumusura kuva ejo naramubuze cyangwa uri kumwumvisha oya byagenze ute ejo nanjye navuye ku mashuri nsanga ntacyo mwari mwapfuye se papa wawe se yaraje papa ntabwo yari yagera muri runo rugo none se ni gute mama washobora kugusigana papa wawe ntawe uhari ntabwo ibyo nabamenye ibyo ntabwo bishoboka yagiye gusura akaba atakubwiye rero ngaho mbabarira wibabara uceceke ni ejo bundi akagaruka cyangwa buriya wasanga ari burara naje ni uko yaraye nyine ihangane buriya wasanga agiye gusura muri famiye yanyu akagenda nyine yagiye ku ishuri akagenda atakubwiye ihangane sheri ihangane wirira mama arararaje kandi ngewe ndabizi basi se nta nimero y'ifite ngewe naraswapishije kandi nari mperuka hano kera ihangane sheri ihangane araza kugaruka ngo ceceka rero ngo ceceka Emi ceceka araza kuza mu kanya turamuhamagara tugiye gushaka nimero ye niturangiza tumuhamagara sibyo Emi singo ese kagenda atanga ihangane buriya yabuze uko akubwira uri ariko ceceka rero sindikubwira ceceka tugiye gushaka nimero ye nyine buriya ntabwo habuze umuturanyi wanyu waba uyifite hanyuma nyine nkamuhamagara ndamubaza mwaza ari impamvu yagusize se kubera ko agusize kandi azi ko uri n'umwana mutoya we ubwo ntabwo azi ko wanahungabana wenyine uzi guteka se basi ntabwo wariye ceceka tugiye kujyana ku muhanda basi bugure n'amandazi n'amata hanyuma ndaza gushaka umuntu kubera ngo nuko wongera kurara wenyine gukodesha inzu amezi abiri akamara atabishyura ibi bintu najemo aha nzaba ndeba ikizavamo gusa amafaranga yaba yakura angana uko ntabwo wagenda kandi bose arubuza abona uri n'umwana mwiza abo ushaka ibyo ngibyo se benshi babimbwiye ariko simbyemera ko ndabona uri n'umwana mwiza nta kintu nkaye rwose na bose nyine twaje kujya tunaniranwa ariko buno ni neza cyane ngendera ku gihe rwose ngomba nzaba mfite abaturanyi beza ntaribi kabisa usange rwose hari n'amazu menshi hano hari amazu menshi gikari cya bose ntiwareba ese nawe umuha n'imbere bose se bose nyine abahangaha se nyine usibye yuko atabuze andi mazu hirya numva ngo no hirya iriya mufite amazu menshi usabwe mba nkangana bose wanjye se bose amenda vuba ni ngubu yaranzamuye rero se ubwo urumva ari akayabo ese mawe jawe urabona wayakorera muri ibi bihe se ko na covid yabaye covid nabi ntabwo ari menshi cyane numvaga njya guhemba nka 50 mawe jawe amafaranga se ubwo wayakorera muri mu Rwanda koko ikibuze n'amafaranga nabaho se ndanakorera amafaranga angana nk'aya kandi maze imyaka veni nkora kano kazi rwose wayabonesha ngange se ko na bose n'ubundi tutari tubanye neza ko nawe ari uko namwirijije akanyongera kugira ngo twari tubanye neza nawe ubundi se bose wawe ku mafaranga afite pe 20 ndumva ari make waba watetse wakoze ibintu byose ntabwo urebye rero hano hantu dutuye ahangaha gukorera nk'ayo mafaranga uba ukaze cyane byaterwa ariko nawe ukora bose wanyu njya numva ngo afite amafaranga imirima bose ibyo byose arabifite ariko se ntabwo hagati yaho niba nta n'umukozi ufite waretse nkagukorera nyine bose tukabivamo oya bose wawe yandakarira ahubwo njya numva amakuru bose wanyu ngo akora ibintu bitemewe nibyo ntabwo ibyo ngibyo rero
wowe ntabwo wagira gutya nakubwira nyine uyu munsi icyo uzana amafaranga ico gaho rero mabja noneho ariko mabja usebije kungaruka koko sibyo nose ndi umuturanyi erega niba inzi hari kandi nkaba nyishaka usanga uri kunyosha rwose oya pe bose yararanyishe bose yararanyishe ese yabibwirwa n'iki ko turi kwiganirira nk'umuntu ugiye kwimukira aha ngaha bose ko atari uwo kuvuga bose ntabwo ari mwiza cyane kubera iki hashize iminsi aha ngaha nyine mabja ariko muri buze kugira gutya oya amafaranga amakuru aba yuzuye mbaguhaye oya ntacyo wanambwira na telefone nkayishyiraho ntaribi ariko kanze amakuru niyo ya mbere nyine oya mani n'amafaranga ariko nta kibazo ubu nyine bose afite kuba adakora ibintu bimeze neza n'ejo bundi hari abasore nabonye aha ngaha bagera aha ngaha ngo ni abakozi be ntabwo ndababona muri uru rugo ariko aba basore nabonye igihe nari ndi kubakenga nabonye atari bazima gusa badakora ibintu byiza ni abakozi be hari harimo kimwe giteye ubwoba yesu we nabonye batameze neza cyane bari abantu nabaketse byinshi ese wowe ntabwo waba ufite ko yaza kugirira nabi nimba akora ibintu bibi ntabwo njyanteye rwose ntabwo banteye rwose ibintu bibi se aba yica nk'abantu mabja hagati yaho nyine bose mushimuta abana b'abakobwa hari amakuru se waba ufite y'ahantu abajyana hose menya njya numva ngo abambutsa ngo niba ari i Burundi niba ari Buganda hafi aho ngaho hose arahakorera ndumva bose wawe akaze rero no kwitondera ariko mabja hagati nawe hari n'amakuru ngo uhaye hari igihe ntayazira oya humura none se ko ntazagenda ngo mbimubwire njyewe icyo nshaka ni inzu ese hagati aho mabja ufite umugabo ko mbona uri na mwiza umugabo se tuzagenda tumenyana kuko birabigenze nta kibazo hano rwose urisanga njyewe ni umukozi mwiza kabisa biragaragara rwose uri umwana mwiza kabisa rwose njye nanagukorera nta birenze oya kwikorera ntabibasha ubwo kuba uhari nicyo cy'ingenzi nkabona abantu tuvugana ariko ugomba kubikemura bya bindi nyine oya reka bose n'andi makuru uzajya guhereza oya uraza kumpa nimero yawe ndazajya gushyiraho kuri ese ubundi ntiwanayandika aho ngaho ra ariko ndazi kwandika ngiye ntacyo